Reka rero n'ubundi ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi, ngushimira ko n'ubundi udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu. Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero nahisemo ko tuganira ku bintu nagize amahirwe yo kuganira na nyogokuru wanjye. Nagize amahirwe yo kubana na nyogokuru wanjye igihe kirekire, kandi abantu burya bakuze bagira utuntu twinshi. Buriya najyaga numva abantu benshi bavuga ngo ni byiza ko umuntu agira ibanga, ni byiza ko utavuga ibintu byose, ariko nkajya mubaza impamvu abantu bagomba kutavuga. Abantu bagomba, nkumva ko ari nko gucecekesha umuntu, nkumva ko ari gutuma umuntu nyine ahora atinya, hari ibintu atagomba kuvuga, ni umuco, ni iki byose. Nkahora mbyibaza, ariko hari ibintu bitanu yambwiye nawe nshaka kukubwira, nubwo atari ibintu washyira ku murongo ngo uvuge ngo naka mu ijambo rimwe. Ndagerageza kubigusobanurira uko yabinsobanuriye, uko twabiganiriye, nawe niwumva byagufasha rwose ntugahweme kubibwira mugenzi wawe, cyangwa se nawe ko byagufasha. Mu by'ukuri muri ibihugu byateye imbere ubona ko ni abantu bivugira ibintu byose, ubona ko ari abantu bashyira ubuzima bwabo bwose hanze, ni abantu kera twebwe twitaga n'abapagani, ariko mbona ko ahubwo twagiye inyuma mbona ko twagiye inyuma yabo, kuko ibintu dukora birenze kure iby'abazungu batwerekaga cyangwa batwereka. Ariko nubwo bimeze gutyo, abazungu nyine batwerekaga ibyo bashaka kutwereka, hanyuma ibindi bakabigumana. Ngira ngo abakurikirana ibya politike bo, ujya ubona uburyo ki abanyapolitike bakwereka ibintu, ariko wareba ibyo bakora ukabona biratandukanye. Ni wa mujyo rero baba barimo wo kumenya ibyo bagomba kuvuga n'ibyo batagomba kuvuga. Ariko se kubera iki ugomba nyine kugira ibanga ibyo bintu, kuki ibyo utagomba kubivuga? Nibyo tugiye kuganiraho. Mbere y'uko tubiganiraho ariko, ndagusomera isomo riri mu gitabo cy'imigani, igice cya 13, umurongo waho wa 3. Harakubwira ngo ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Iryo ni isomo riboneka mu migani igice cya 13, umurongo waho wa 3. Ngira ngo uru rurimi dufite ni ururimi ruto, ni urugingo ruto vraiment, ni urugingo ruto, ni akantu gatoya cyane. Ni urugingo rushima Imana, ni urugingo rushimisha bagenzi bacu, ni urugingo ruvuga ibintu byiza, ariko rushobora no kuvuga ibintu bibi. Kuko abantu benshi baruvuga, bavuga ko ururimi ari inkota ityaye. Buriya ushobora gukandagira mu bintu, ibirenge bishobora gukoresha ibintu ukazabasha kubyisohoramo. Amaso ashobora kureba ugahanwa, ariko ukazabasha kubisobanura. Ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose bigakunda, ukazabasha kubisohokamo amahoro. Ariko ibintu wavugishije akanwa kawe, ibintu watuje akanwa kawe, bishobora kukurimbura, bishobora kugufungisha, bishobora no gutuma uva muri iyi si utabiteganyije. Niyo mpamvu uyu munsi ngushishikariza kwita ku rurimi rwawe. Ibyo urukoresha ugomba kubyitaho, ukabiha agaciro. Impamvu rero zigera muri 5. Icya mbere ni ikintu wagereranya nka misiteri. Ibintu biba iyo umaze kuvuga ikintu runaka. Ibintu by'amayobera biba iyo umaze kuvuga. Ndaguha urugero. Uyu munsi ukaba wari kumwe n'umuntu muteganya kubana, ni urugero.
mukaba mwumvikanaga, mukaba mwapangaga gahunda, mukavuga muti dore turi mu kwezi kwa kabiri cyangwa se mu kwa gatatu, reka ubukwe tubushyire mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se ukwa karindwi. Mu by'ukuri uwo muntu mukundana, mwakundanaga hagati yanyu, wari waranze kubivuga uvuga uti bitazapfa, bitazagenda gute. Noneho mwamara kubyumvikanaho bikaba ngombwa ko ubibwira inshuti zawe, ubibwira bagenzi bawe, ubibwira imiryango, kugira ngo batangire kugushyigikira, ubabwire uko ibintu bimeze. Nawe uzandike muri komanteri. Iyo umaze kubivuga, ibintu ujya kumva wenda nka wa muntu wari inshuti yawe arakubwiye ati rero mu kwa gatandatu ndabona bitazakunda, reka dushyire mu kwa cyenda. Mu kwa cyenda byagera ati kominikasiyo ugatangira kuyibura, umuntu agatangira kubura, umuntu agatangira kugubwira ibindi bintu, akaba yakoraga akazi runaka, agatangira kuvuga ati akazi kabaye kenshi sinkiboneka, bya bintu ntumenye ukuntu bigiye. Ibintu by'amayobera biza iyo umaze kuvuga ibintu wari waragize nk'ibanga. Ukaba wari ufite proje runaka, uvuga uti mfite inzu yari igeze aha n'aha, none ndimo kubaka, umwaka utangomba kuba nayirangije. Noneho ukabwira inshuti zawe, ugatangira kubaha amafoto uti dore rero inzu yanjye bimeze gutya. Ntumenye aho amafaranga agiye, ntumenye uko ibintu bigenze. Iyo rero ni impamvu ya mbere y'ibintu bitagaragara utasobanurira umuntu, rezilita ziza iyo umaze kuvuga ibintu byawe. Hanyuma ikintu cya kabiri gituma atari byiza kuvuga ibintu byawe, ntabwo buriya abantu batwegereye bose ariko batwifuriza ibyiza. Kandi nubwo baba batwifuriza ibyiza, hari umuntu rwose uba ukwifuriza ibyiza rwose wumva agushyize imbere, wumva abyishimiye, ariko ari nawe muntu burya witeguye kukugirira ishyari, ko nabyita. Kubera yuko nk'ubu ni urugero, ubwiye umuntu uti jyewe nzagura imodoka mu minsi iri imbere. Ese agahita akubaza ati yewe biranshimishije, ni byiza, none se uzagura ubuhe bwoko bw'imodoka? Ukamubwira uti Toyota ni urugero. Toyota nta modoka irimo. Toyota nta modoka irimo, ni imodoka y'abasaza, ni imodoka imeze gutya na gutya, wapi. Nyine agatangira kukwereka ko ya modoka ushaka kugura nta kigenda, cyangwa se akakubwira ati se imodoka ushaka kugura ni iki? Dore imodoka nta kimaze, nta kidonk. Wowe hari impamvu wari wafashe decision yo kugura imodoka, ariko wa mugenzi wawe ubyumvishe, inshuti yawe cyangwa iki, aravuga ati, agakwereka ibintu bibi. Buriya iyo ubwiye abantu ibintu byawe, akenshi nubwo bashamadukira kubyumva, ariko burya mu mitima kenshi ntabwo biba bimeze neza. Iyi si turimo ni uko imeze, abantu bashimishwa n'iterambere ryawe ni bakeya. Ikindi nubwo bashimishwa n'iterambere ryawe, akenshi ntabwo bifuza ko utera imbere kubarusha. Ntabwo babikunda. Uragatera imbere koko, ugera aho ugera, ariko ntabwo bashaka ko ubarenga. Ni nayo mpamvu niba wari inshuti n'umuntu akabona hari ahantu akwigiyeho, waragenda noneho agashaka gukora ibirengeje ibyo wowe wakoze, ntakamenye ko wowe hari uburyo ibintu byawe wabikozemo, kuko uburyo nkora ibintu ntabwo ariko undi muntu yabikora, ntabwo bishoboka. Kandi uburyo mbisengera cyangwa se uburyo mbitwaramo cyangwa se igihe byantwaye nteganya iyo proje ntabwo bingana. Niyo mpamvu rero ugomba kwerekana rezilita, kuko burya iyo wakoze ikintu cyawe witonze,
ukabona wubatse inzu uhereye kuri fondasiyo birarangiye, inzu abantu barayitashye, burya nubwo bakubwira bati felicitasiyo wagize neza, ibi bintu wabigezeho gute, emosiyo ziraza koko ukaryoherwa n'umusaruro. Cyane ko ibi babwira mbere baravuga bati ibintu ibikoresho byarahenze, ibikoresho byarahenze ntabwo wabigeraho rwose, wikirwa wirushya wipfusha amafaranga ubusa, ahubwo gura ibibanza byinshi ubibike. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero, nyine ni byiza gukora mbere. Kora mbere ibintu byigeho, ubipange mbere, hanyuma uzabivuge mu nyuma nk'uko nari maze kubivuga. Kubera yuko abantu bo muri ino minsi, turi kuvuga ku rurimi, buriya nubwo yakwereka ko ari kumwe nawe, azahora kwibutsa. Wowe ufite ibintu igihe wabitangiriye n'igihe wabihereye, noneho nubigeramo hagati ashobora kuzanamo indi poroje, cyangwa se akaguca intege avuga ati rero wowe urambwira ko wari ugiye kubaka inzu ariko ngigeze mu mabati, mfasha nyaranja ingura ayo mabati, kuko muri inshuti, kuko umwizeramo, kuko uri umuntu ubona ko ari inshuti yawe, wowe uzabanza ugerageze uvuga uti noneho wowe uko byari bigeze ahubwo nyifashiriza n'iki, ubu ugiye kumufasha wenda nayo amafaranga azayakwambure. Kuko nk'uko nabikubwiye abantu barahinduka. Abantu barahinduka, niba ushaka kugira nyine icyo ugeraho, gikore, kubera yuko nubaza nyine umuntu uko byagenda kose ashobora gushyiramo ikintu gituma bya bintu byangirika, bitamuvuyeho nawe bitakuvuyeho, kandi ubona ko uri gukora ibyiza. Icya kane rero, hari ukuntu, sinzi niba byari byakubaho, njye byambayeho, ukajya wicaza inshuti zawe zimwe magara, zaba ba bantu bawe nyine, ba bantu wizereramo, ba bantu ubona ko bagize icyo bageraho, ba bantu wizera bitwa inshuti zawe nk'uko ndi kubivuga, kuko ibi bintu ntabwo ari ibintu ubwira umuntu uwo ari we wese. ukamubwira uti rero ndi gushaka gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, usa nk'umugisha inama ngo wumve, agahita akubwira ati nanjye ibyo bintu nari ndi mu nzira yo kubikora, ati ibyo bintu nanjye nari ndi mu nzira yo kubikora, ati akareba uko akubeshya nyine. Cyangwa se uretse n'ibyo, urumva bamubwiye poroje yawe uko imeze byose bamubwiye, nawe avuga ko yari ari mu nzira yo kubikora, bwacya mu gitondo ugasanga ibyo bintu yarabikoze. Wamubaza uti se poroje yanjye n'ibiki byose, akakubwira ati reba uko wahinduranya gutya, agashaka kukwereka uko ubikora, kandi wowe igitekerezo cyawe yaramaze kugitwara. Sinzi niba byari byakubaho. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu wamubwiye detaye y'ibintu byawe byose arabikora, noneho wowe wongere kujya gutangira bundi bushyashya, cyangwa se ujye guhindura ibintu runaka, kuko hari ibintu uko byagenda kose bisaba impinduka, bisaba ko ugira uko wabihindura uko byagenda kose. Umuntu n'inshuti yawe ntacyo wabikoraho, wambwira uti nshaka gukora kenkayori, hariya urebye hari abakiriya bimeze gutya na gutya na gutya, bwacyo ugasanga ya kenkayori yayihashyize. Akakubwira ati burya nari mbishyize mu bitekerezo nanjye bikagucanga, ukabura icyo ukora, poroje zawe zikaba zirapfuye. Hanyuma icya gatanu cyo, ndakibwira cyane cyane abantu bashakanye cyangwa se bari en couple. Nkunda gusoza cyane cyane mvuga ku bantu bari en couple cyangwa se bashatse. Buriya kuvuga ibyiza ku nshuti yawe ni byiza, kuvuga inshuti yawe ukayitaka cyangwa se ukayinenga nabyo ntabwo ari bibi. Gushimira bagenzi bawe, kuvuga emosiyo zawe ku bagenzi bawe, wabwira inshuti yawe ntabwo ari bibi.
cyo kimwe no gutaka abagabo bacu cyangwa se abagore bacu ntabwo ari bibi. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kandi nyibwira ko nawe ujya ukibona muri social media, abantu benshi araza akakubwira ati umugabo wanjye ni umwana mwiza, akora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ni ibintu binezeza. Cyangwa se inshuti yanjye ni umwana mwiza, buriya iyo mubwiye ibintu arabigarida, ntabwo abipartaja, iyo tuganiriye angira inama, ni umwana mwiza. Reka rero urumva uko byagenda kose abantu uri kubwira baba bari kumva karite za wa muntu, baba bashaka kumwegera nabo kugira ngo basorome kuri za mbuto. Atari uko ari bibi, ntabwo ari bibi, ariko nyine uko bamwegera ntabwo tuzi, duhereye kuri cya kindi cya mbere twavuze, ntabwo tuzi ukuntu bigenda kugira ngo bya bintu bipfe bitangire kugenda nabi. Reka rero uvuge ibintu bibi ku mucuti wawe cyangwa se ku mugabo wawe cyangwa se umugore wawe, birangira bite? Njyewe n'inshuti yanjye dushobora kwiyunga, njyewe n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye dushobora kwiyunga ku bintu, ku kibazo twagiranye hagati yacu, ariko ibyo nabwiye bagenzi banjye, uriya ni umuntu mubi, uriya mugabo ni umuntu mubi, ankorera ibi n'ibi, uriya mugore ni umuntu umeze gutya, ni umwana mubi, ni ibiki, inshuti yanjye uko muyireba kuriya bimeze gutya na gutya na gutya, ntabwo mbasha kubikura mu bantu. Nyogokuru we abimbwira nyine anganiriza, nubwo nabivuze mu buryo kubishyira mu ifrazi imwe ntabwo bikunda, bisaba nyine gutanga mu ngero. Ariko nyogokuru yarambwiye, asoza ambwira ati ubibye amasaka iyo bayabiba barajugunya, ntabwo umenya aho ritakaye. Birangiye leta ikaza kukubwira iti hano ntabwo wari umurima w'amasaka, wari umurima w'ibigori. Rero toragura ya masaka yose wabashije kubiba uyasubize muri iki cyibo, ntabwo ayo masaka wayabona. Ari nayo mpamvu kwihutira kubwira abantu, kubiba ntabwo byari bibi, kuvuga ntabwo byari bibi, gutaka mugenzi wawe no kuvuga ntabwo byari bibi, kuregera mugenzi wawe amakosa ntabwo byari bibi, ariko nk'uko nabikubwiye hari ibivugwa hari n'ibitavugwa. Wenda nimubishaka nzababwira byibura ibintu nka 5 cyangwa se bingahe ugomba kugarida wowe nkawe, ku buryo udashobora kubisohora, utagomba kubibwira abantu, kugira ngo utekane, wirinde, urinde n'abakwegereye. Ibyo rero nibyo bintu nabashije gukusanya. Hari indirimbo nkunda kubabwira abakurikira ibiganiro byanjye, indirimbo ivuga ngo jya uhora undinganirije amagambo atunganye. Buriya amagambo meza, amagambo atunganye ntago biva mu kanwa k'abantu batari beza. Nubwo bwaba ari uburyarya, nubwo bwaba ari kwishushanya, bigeraho nyine bikagaragara. Ariko umuntu ufite amagambo aturuka ku Uwiteka, ibitekerezo bizima, umuntu utanga ibyiza, uko byagenda kose mu mpera z'ubuzima bwawe n'ubundi urabisarura. Reka rero ngushimire kuba wateze iki kiganiro, nubwo ari ibintu bitari specific ukuntu, nizeye ko wowe hari ikintu wabashije gukuramo. Gira amahoro.